hano ni 180 ibiki 180 cyakoze yakusigara riyenze rimwe rigura 800 wabonye ryaganira kugiraga yewe nerso ko ryapfumutse yewe naraba we byageze bite uko bari twitse iri ni ryagare wambwiye ry'ibuhumbisha nose we byageze ko igari yanyu mwari twitse nose byageze bite ko nta nkoko nasize mu gitondo urimo yewe akiriga ntabwo rigura miliyoni nyamano kandi ari ryaba ryiparikiye mari ryuzuye ni ryarindi ry'umuriro nyine ngeze muri situation ushobora gusanga umuntu yagusaba mbicisha ahantu kure okay n'urugero wenda ugiye kubwira umuntu ngo ngurira Primus watunze miliyari ubitangira gute ubicisha ahantu kuruka botize muvandimwe ko inyota zose zisa ari igikoma ari icyayi byose ko ari bimwe ubu yewe nta nyota mfite agaratu umugabo yango giki ateye agasikoro bayimuhe nuko mbicishamo ariko gutinyuka kubwira umuntu ngo ngurira Primus waratunze miliyari byangora cyane ako ushobora kubonye ngo arakuyemo na depression ikomeye bayita ihungabana bahukuyemo ihungabana n'ubu urabizi ko urifite se niyo ndwara ngwaye depression kama nari kintu muri yakora ukareka inzoga cyo wankorera akareka inzoga no ko abagore natakaje nayo mfite abagore 3,000 bansubize natunze abagore 3 n'abana 12 nungana ishuri 3,300 nsubiza abagore banjye wongeye nsubize kuri tabu imbere top chief nge ndumva kimasuro bakibyine numva nono nge mu mikino nyafurika byose nono iyo depression izashira isomo uvuze isomo ryo muri biya ryo rigufasha isomo ryo muri ryo rimfasha riravuga ngo ibyayishuye 22 yego ngo hanze Yerusalemu hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora n'abakunda indashyo bazaba hanze Yerusalemu mbese ururembo Yerusalemu mu gihe ibyisi bizabirangiye arabakristo bazakwimana n'Imana imyaka 1000 ariko none ngo hanze Yerusalemu imbwa n'abarozi hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora ubwo ni ahandi abayova bavuga ngo bazibera ngo twebwe ko turi mu ijuru ngo abayova basazegana mu mataje yacu yego ubwo ngiye kugerageza mbe nziretsemo nk'umwaka umwe cyangwa 2 nkanga kuko wakomeretse wayicyuwo kumuna igisebe Igisebe cyaje na ryari Imana ntabwo zigiye igisebe cyazi yakamana nawe ahanga cyaje dore n'ikindi hano neze yagenze bite wakomeretse ute ubwo se umwaka wa Nyamabondo wowe urakomereka nunabimenye ntabwo nabimenya mane banibere mu isi ya 9 bavandimwe tugiye kureho Nyamabondo yatuye ngo afite ubukwe kuri 26 ako ngo nagazonya gutumira ngo urogiramo azambara umuntu usa muzaba mwambaye imyenda isa nabaza kwambarira ngo azanyambike imyitero imyitero zinyemereye nziko nzambara ibibubu urabifite uyu muvandimwe rero atuyaneza mu cyafu moto iparika n'imodoka injira yaje mu meno ya Kimisagara ahantu atagenda na moto ahantu atagenda n'imodoka cyakoze arimo ashaka kugira ngo ananukemo gakeya Nyamabondo TV rero mu nzu ya 300 kama ugeze ku bakobwa usiceceka oya kana abana babagana abana bawe se wumva rero kamana gafite mukomere rero kamana ngaho ntabarashe Nyamabondo TV atuyano ko kare ka Maison de Jeune agaruka kari ko epfo bakita ngo petit frère bakita ngo ka Kimisagara akagari ka Kimisagara eja yavuye kumubona w'amabuye aza mu miheno ariko iranzo nyikwiheresha nanzu yawe nyenenge muri apartment wa mugabo nukaje usuzugura wamukeka zazakubona gukubita apartment muri buba no muri si munsi uyu munsi rero tuzajya kumusura tuzajya kumusura rebe cyako dafite ibyo kurya nabonye n'umufuka w'amakara nta kindi yagura nabonye muri gate ko umufuka w'amakara kuri uburuza kurya wagera kubya muri batisimu waje kurira mu rugo nawe urumwibutsa ko aza kurya iwawe saa 11 yararimo kubaza umureti ariko kurya iwawe wangize mu bana ibyo ntabwo mbyanga ariko urumva nanone harari umugore mwiza nawe ariko arashaje uriya mugore wambaye ibintu afite nk'imyaka 48 Kazuba bimeze bite waje kumugara nkamana nimero yawe wowe oya ziriko zose zo kumugara zibona neza uriya mugore mwiza uzadushakire kuri Nyamabondo TV cyangwa Muza TV Kabananga Isaac uzadushakire
uzazenga ukuremo icyo gikoma ufite. 6-3 hari n'amazi menshi yakwiretsemo nzayakuramo. Ora amazi ne wayamaramo. Nzayakuramo. Oya ni hano kamerama. Twageze. Iyo porotaye ni iwanjye. Twayateze kwa Nyamahoro. Yego. Kamara naruza kurya umureti buri gitondo. Yego. Niyi. Biryohashye wawe kujya utagira. Bizaribwa n'abaturanyi. N'abaturanyi. Noneze ngena. Usiga uburyo mu rugo ukaza kurya kwa Nyamahoro. Nge nabona umwanya wo kubiteka se. Uza kwa Nyamahoro bayishije. Noneze ko nta mugore ngira. Ese buri kigo ushaka umugore. Umugore yagushobora. Abagore banye bisaba kondisiyo. Masa Nyamahoro tuvugisha ukuri. Hano none wambwiye ukodesha 200 nawe rero usikabeshye. Nakubeshya hano ni 300. Ibiki? 80. Cyakoze yakusigara riyenze rimwe rigura 800. Wabonye ryaganira kubwiraga. Yewe nerso ko ryapfumutse. Yewe naraba. We byageze bite? Uko bari twitse. Iri ni rya gare wambwiye ry'ibihumbi 100. Nose we. Byageze ko igari yanjye mwari twitse. Nose byageze bite ko nta nkoko nasize mu gitondo urimo. Yebo. Akiriga ntabwo rigura miliyoni Nyamahoro nawe. Kandi ari ryo ryiparikiye mari ryuzuye. Ntabwo rya miliyoni nakajwe. Ni rya rindi ry'umuriro. Umwuka washize mu tese rya umwuka washamo gucyara. Gare ryatotse. Ntabwo gushamo. Yanashize ryuzuye man. Bino gutoba. Nyamahoro ni gare rya miliyoni ako naho urabeshya. Akuseka papa. Nta miliyoni. Reka ni bari twitse we. Aya batwitse. Aho byatwitse ko umwuka washize. Ari nk'umwana wakoze ku gipimo cy'umwuka. Munyamakuru. Nize ko ntakesha. Banyamakuru yo murebe. Twinjiye kwa Nyamahoro. Cyari nize ko ntakesha. Witonze. Iri gare rigura miliyoni. Reka nzabe kwereka bifite ibintu byose bifite bitenze. Iri gare riguza miliyoni. Busaka kanya gusa bano bantu koko nabizerwa guseka ikintu katakigira gica man. Gusa na ipara munde muntu haba. Hepfo. Barahari ntago mbizi. Akirega nagaragara miliyoni. Ariko sere kuzure mani ni mo. None birazamuka se. Cyane. Barajya gisera rigenda. Sonura ko bakata nurako inuzuye numva n'amahoni. Igare tukona. None amatara maremare dusubire bara kugikuta. Yego. Nubibona hari. Amatara maremare. Drone vitence ya mbere. Kamikora ko vitence ya mbere ikora nubwo byageze. Yego. Yewe. Ntago ryagenda kumwuka washizemo. Ntago ryagenda umwuka ntawo urimo. Reka. Zikora ifite n'amatara maremare n'amagufi. Ntabwo hariya nyine ushyiramo ko nacyo gafungura. Rese hano. Kuri aho ujya warya. Ahanga ni batiri yaryo nago rigifite. Uracaginga se? Iracaginga. Dore accelerateur ni iki? Dore vitesse ni izi. Urabyumva? Ahanga hani ngo mu biro n'ibiki n'ibiki. Wari guza ngahe? Miliyoni irenga man. Tambuka shaho uzuhare. Ubu ndumva bari banguye muri muza. Yes kamaranga bimeze bite? Imeze neza muvandimwe Patrick TV. Ubu tuvugana umutima gwanjye guranezerewe. Yego. Kweri icupa se? Ntago ari icupa. Tadeo yisubiyeho na komite yisubiyeho. Yego. Ubu nta kintu mbashinja. Mbongeze kontra y'imyaka 10. Wabongeze kontra? Bagumye bayobore. Bagumye. Gende Kari Patrick nari gusobanura. Uri umwe mu batora ariko so. Kandi zikamena nzazimena. Nubwo ngo njyewe ndi muri stati y'abantu 73 bayobora sport. Ko wenyine ntacyo wavuga. Nagisha inama abandi. Nanone. Ubushize twahuye wakwibye telefone warayibonye? Nayo mfite. Ndacyafite gatoya kuko nabonye nini neze ibibazo. Yego. Agatoya mfite akagura 2. Akaniba kiba wenda umuntu azagira impuhwe za simukadi. Ejo nawe uhurana wakinje busujya kubatesa. Muri Kigali ni vasi. Nyine baravuze ko bazangirira neza nka kimwe Taifa yavuze ngo azagira neza. Hakunda cyategereje. Neze iyo umuntu azagirirwa neza ntago yishyuza. Nanone. Side. Ugenda gakeye. Bya bintu Nyamahoro yakubwiye rero byuko wabaguriye utabagurizaga warabyumvise. Yabyumvishe. Ubundi umuntu muri iyi minsi ungira akamaro n'abantu bageze kuri 3. Wa mbere. Arejide wanyishyura inzu umwaka wose. Ari mupenze to manager ukome muri APR. Ari na Nyamabondo. Toto boy.
na Nyamabondo na Nyamabondo Kabira Nyamabondo kwa Nyamabondo ko ngusigaye uza kwarya buri munsi nawe kamana neze ko ngiye yambwiye tuvugana ibya byo kurya waguze reba abantu wabyera b'abaturage ubu ngushize mu bana nk'abandi ubu ngo waje kurya umuceri n'abandi bana hano mu gitondo abyutse njya amagi mbere yo kujya gukorana na wa mukobwa Nyabitanga dukunda ubu ni naho mvuye ariko Kabira yambwiye ati wa muginga we wari wongera kurya ntabwo ndajya kurya ubu tuvugana ndariye umaze kurya iki noneho ubu tuvugana ndi akavange karimo inyama z'amafi akaze kanyamura kuri bose baho nk'abazungu nteze uyu mugabo ko nawe yarakinyeje ubundi Imana ikamuteturura yabaga mu nzu y'ibihumbi 300 akaba asigaye mu nzu y'ibihumbi 300 akaba afitemo dushe na tuwarete aza kubeshya abantu twahigereye ntuhareba se uraza no kujya mu indani yego urayitembe nawe ejondi yari umukire none Imana imugire neza ntago natwe zatugire neza amahirwe ya kabiri ntago yabona we ntago amahirwe ageza kabiri kabisa uranatayabonye ndavuga wowe yangiye ko natunze amafaranga menshi ayo nyene nayo kurya nayo kugira ngo umuntu ansuzuguye niguriye Knowless cyane niguriye Primus aho kubwira umuntu nkanjye watunze miliyari ngo ngurira Knowless cya Primus babigayitse kana ari umugabo idahabwa intebe oya nariyakiriye ariko nanone kubwira umuntu ngo ngurira Primus waratunze miliyari ni igisebo ubona ari igisebo ni nese bigenda nyine ugeze muri situation ushobora gusanga umuntu yagusaba ko mbicisha ahantu kure okay ni urugero wenda ugiye kubwira umuntu ngo ngurira Primus watunze miliyari bitangira gute ubicisha ahantu kuruka botize muvandimwe ko inyota zose zisa ari igikoma ari icyayi byose ko ari bimwe ubu jewe nta nyota mfite agaratu umugabo yango iki ateye agasikoro bayimuhe nuko mbicishamo ariko gutinyuka kubwira umuntu ngo ngurira Primus waratunze miliyari byangora cyane ako ushobora kubagira ngo warakuyemo na depression ikomeye bayita ihungabana wahukuyemo ihungabana n'ubu urabizi ko urifite se niyo ndwara ngwaye depression n'isoni izakira gute uko izakira kose igihugu kizabigiramo uruhare namwe abanyamakuru mugiyemo uruhare namwe bareye ku mafaranga yanjye abanyamupira abanyamuzika mugiyemo uruhare ariko depression yo ndayifite niriye somo wakuyemo ku buryo uvuga uti nongeye kubona amafaranga ntiyakongera kuncika gutyo nongeye kubona amahirwe ya kabiri ikintu natunganyije neza iyo babibajije Perezida wa Repubulika ati bongeye guha amahirwe ugasubira bwana byagenda bite aravuga ati ngewe hari ibyo nakora ntari nateganyije nanjye rero hari ibyo nateganyije ntabwo nubatse ibitaro n'amashuri ibyo nibyo nabanziriza ubonye amafaranga kubaka ibitaro n'amashuri yego none narangiza nkareba umuntu wese nambuye cyangwa nagiriye nabi nkamukubira 5 nkaba bindi byarazaro none narangiza nkabwira Imana nisezera umugaragu wawe ukipfira yego n'urugo rupfu ushaka uzapfa nawe uzapfa twese uzapfa yego none se abantu bafite amadeni ubutuvugana oya amadeni namwe yo mu bari kwa kundi wambura 5 cyangwa 7 ideni rigira ryinshi ni 3 ni kingahe ni 2 3 yego no nta muntu wundi muntu ufite ideni wese ry'akabari habe na bank ako hari ikintu umuntu yakora ariko mfungwa amageragere baramwe ngo dore ko waruguye gufunga imyaka 2 ngo tugufunguye ku mezi 3 ngo ariko ngo ufite ihazabu nikira amande y'ibihumbi 500 baba barayanciye ubwo yacyaye barimo ubwo no kuvuga ngo ntabwo nakwambuka umupaka ndetse wari wafungiwe iki nakubise umugore udushyi tubiri ufunga imyaka ingahe nahayo n'amezi 3 n'amezi 3 umageragere ariko barambwiye ngo dore ko ufite ihazabu kandi ngiye kujyana na Sport muri Confederation ubwo no kuvuga ngo uzajya hanze se kandi urumva nabura muri Sport wa mugabo ubwo no baze nzabishira 500 banciye ubu ndi muri Rayas bayita guke uri mu mutuku kamana hari ikintu umuntu yakora ukareka inzoga cyo wankorera ukareka inzoga no kuba abagore natakaje nayo mfite abagore 3,000 bansubize natunze abagore 3 n'abana 12 nunga n'ishuri 3,300 nsubiza abagore banjye wongeye nsubize kuri tabu imbere top chief nge ndumva ikimasuro bakibyine numva nono nge mu mikino nyafurika byose nono iyo depression izashira iyo nzoga nzazireka ibyo bintu ko bigoye neza abagore bose barabatunze niyo bamaze amafaranga yawe nabashikiwe barayamaze oya mure gusa sha
mwatwara muri gusakuza tunu twahira baya turwa badayimone azo ujye murabona tutari muri video usenga ndasenga cyane ni rero somo ryo muri bibiliya ryari gufasha njya mvuga ni data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikorwe munsi uko mu ijuru ifunguro tungu uriduye none nudane mutwe cyangwa dukize umwe kuba muri ijuru n'ikibari byawe kandi Imana yo mu ijuru wicaye aheraho mu ijuru ku ntebe isumba byose uri kumwe n'abakuru 24 n'ibizima 4 n'abamarayika bose turakwinginze uduhe umugisha kuri uyu munsi wa none udufashe uturinde agasida turumva utunguranye utundi kibi cyose gishoboka kandi tukwishyuza amaboko ibyo ushaka n'ibyo ushima bibe bitubeho kubera wowe twebwe twishyuza amaboko tuba tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu isomo ryo muri ryo ryari gufasha yego niriye isomo uvuze isomo ryo muri bibiliya ryari gufasha isomo ryo muri bibiliya ryari mfasha riravuga ngo ibyahishuwe 22 yego ngo hanze Yerusalemu hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora n'abakunda indaya bazaba hanze Yerusalemu mbese ururembo Yerusalemu mu gihe iby'isi bizabirangiye hari abakristo bazakwimana n'Imana imyaka 1000 ariko noneho ngo hanze ya Yerusalemu imbwa n'abarozi hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora ubwo ni ahandi abayova bavuga ngo bazibera ngo twebwe ngo turi mu ijuru ngo abayova basazegana mu mataje yacu yego none se ukurikije ibyo bintu by'abazaba hanze urumva utaba hanze njyewe ibyanjye nawe biragoye nshobora kuzihana ndi ku gitanda siyashika cyava izari nkabwira Imana nkayitakambira nk'iminota 30 narangiza nkiciraho nk'abareba kanshyingura impanuka yo bwaba rupfu runtunguye ariko ni ngo tutihana se mbere yo kugera muri iyo situation yanyu urumva ndacyabitekerezaho kuko nsigaye mva mu rugo nasenze ariko ninjya gupfa nzabibabwira nyine nzabitekerezaho nyine urumva ari igihe umuntu ajya no kwiyahura akandiko nzabibamenyesha ariko si vuba ahangaha ni nko mu 2050 ubu urumva mfite imyaka 40 hafi mfite imyaka hafi 40-51 ubwo no kuvuga ngo nzaba mfite 73 ubwo rero n'ubu ukihari nzabikumenyesha none mujya kwiyahura uzamenyesha abantu nzabimenyesha hari icyo numbaza abana bawe muraherukana nabagura ihene 2,180 bazaza kunsura muri weekend nereka abaturanyi ko mfite abana 12 ihene wamaze kuzigura nanazishyura amafaranga se yavuye bikureba aho yavuye yego wowe yayuma n'ayawe ariko amafaranga ashobora kuba yavuye kuri office amafaranga ashobora kuba yavuye runaka fata ko abanyamakuru mwese babaye tubimuzamuhare mufotora abana banjye bababwira amazina yabo kuri wa gatatu zasa yego nose muri iyo sport amakuru agezweho nayahe update news cyo nabameza cyo twababwira cyo nuko twaguze abazungu ariko ntabwo mbizeye neza kuko nabo mu cyiciro cya gatatu n'abazungu babiri bavuye umwe Maroc ne Tunisia ikindi nabamenyesha ntago Tade yari kumvikana na Muvunyi sinzi icyo bari gupfa barumvikana nabise ko Muvunyi ngo ari wana ahubwo umuntu urimo gushaka kubizamo ni Sadate ariko Sadate nawe ntago njya mwizeje na kwijana nawe arabizi arabyumva kuri televiziyo Sadate kuri umukene akabumukire Sadate akunda kubeshya abanyarwanda yabeshye iki yarabeshye ngo yagura Rayon Sport ngo miliyari 5 yego naza afite se neza yigura nande Rayon Sport ni yande ni abaturage neza ngaho nafata abaturage bazagenda ba amafaranga none ko Rayon Sport itagu ikindi cya kabiri yaravuze ngo azagura indege ya Jeep privé ngo agende ngo ayishyire kuri yanzu ya Kibagabaga na perezida w'igihugu ntarafata indege ngo ayishyire ahatuye runaka cyangwa runaka Sadate n'uzazana indege akayishyira Sadate amafaranga avuga igagara ku nzu yiwe Sadate amafaranga avuga arafite amafaranga ntago yafite Sadate yagira kampani y'abantu bakora mu mihanda bamwe basukura ba VUP Sadate ni inshuti yanjye simwanga muravugana se ni 0 ni inshuti yanjye ariko kuvugana ryari Sadate ni umusiramu wiyemeze auzubira mina sejwana jim bismillah rahman rahim ubwo uvuze ngo iki
maliki ya mudini yaka nabudu yaka nastaimu idina sidatwala dina anam talahim gairi mazubi sadate si naba musiramu myaka 12 ko wivuyemo nyine ubusiga nyine mbivamo nabaye mu rutadi cyangwa munafike nta kibazo ariko inuzo idura cyayizi ndacyayizi gusa sadate reka mubaze nimba afite amafaranga izina ry'Imana afite miliyoni 5 zo kugura Rayon Sport ngiye kumuha ikizamini kimwe muri Rayon Sport hari umukinnyi witwa Kuyate w'umuzamu uramuzi afite imyaka 23 wari wajya mu myitozo rero imyitozo natwese nawe urajyamo na Tadeo narajyamo iracyahejwe yego imyitozo tuzayitangira ejo perezida bakaba kujya mu myitozo nta myitozo arinjiramo nawe nguyu Tadeo nta myitozo arinjiramo nanjye ubwanjye nta myitozo arinjiramo nuvuga ngo umutoza yote mureke ibyanjye mbitegure nawe ubwawe nasora akomeye cyane ku buryo nawe ujyanye na muri Rayon Sport Tadeo namwirukana uko nshaka yego kandi uri umukene umukene ugira ibitekerezo wamusuzugura gute ni ukuvuga ngo ntabwo umukene w'umuhanga wagira inama umukira agakubitwa ni ukuvuga ngo nawe uzakubitwa reka ukubitwa se nawe wankubita urushyi nkigendeza ni ukuvuga ngo nta mukene ugira inama umukire reka nkwereke nta mwitozo kuva uriya muzungu w'umunyatuniziya wacu izina ryo ndagiye ariko ni umutoza w'umuprofesiyoneri yaravuze ngo mureke ariko nanuguze izina ry'umutoza ugomva uri umurebe wowe aje uriya mutoza batoraguye pfiyo muri za Mukura ndacyafite agahinda kuko yakirimo ndacyafite agahinda ko yansezerana na rutura ni ukuvuga ngo rero yavuye ati nta muntu ushaka wo muri komite ya siporo nta n'umufana ashaka kujya ku kibuga ariko yaduhaye gahunda ngo tuzareba imyitozo ejo ubwo ngo Tadeo yakoze ikosa rikomeye cyane umuvandimwe Tadeo my name captain Isaac w'abasinzi was problem the question mark umaze guteza ibibazo muri sport byinshi cyane byize kuri 5 no kuvuga ngo wowe uguza abakinyi 10 wigeze ubona ikipe igura abakinyi 10 neze ngo bari simaze kugura bangahe n'abakinyi 3 Imana muje hari babiri bavuye muri Gasogi hari wavuye muri Mukura hari abazungu bamaze kuza ubarokita net office yaguze umukinyi wa miliyoni hafi 180 umwataka yego agura uzana kapiteni wa Villa nibyo bigura nyine yego n'abakinyi 3 maze kugurwa hanyuma babiri bavuye muri Gasogi harimo n'abasinyejo bavuye muri Mukura abonizanyo oya nabaguze kandi baguze miliyoni 25 wenda kubwira ngo Obarenga wenda niwe baguze miliyoni 40 tuvuga abakinyi 4 hanyuma Haji wa mugabo we muri rero bavuyemo 3 wa mugabo waritsinga kugura ibintu twagiye ubundi waruzi ko Eto office ari shitani umupira ntabyo narinzi ntabyo waruzi uzabimenye wena ni yagura benshi yagura batana peri ahubwo tukagatuguza abakinyi 10 wijanisha peri maze abakinyi 10 bazatumara iki harimo abarundi bangaye batanu aho kamana baretse ko tujya mu mibare 3 bavuye muri reyo ban inde nande aragwa Haji aromborenga n'undi mukinyi umwe arimo kwibuka wahese bavuye muri reyo nyine wajya muri aperi tubeme si 3 yego hari wavuye hari babiri bavuye muri Gasogi si 5 hari abanyamahanga bamaze kugera mu Rwanda 3 si bari 8 hari wavuye muri Mukura si 9 abo nabo nibuka kandi ibyo pira simana nabizi aperi maze kugura abakinyi barenga 10 iki kinyamakuru cyawe ndahamagara Dr Murangira gifunge urabeshya aperi ntabwo uri murayobya abantu aperi ntabwo yagura abakinyi 9 ntabikeneye nizo ngubwiye ntabwo bemera ntabwo mbemera kandi ubipereze urasanga watsinzwe ubwo rero ni ukuvuga ngo ngewe rero ibiganiro byawe abanyamakuru ngiye sinyamvuga ibintu byinshi ngiye kugusezerera bawitonze mbere ko nsezerera ndagusezerera hari abantu bavuga bati Kamananga ibintu wakoze amafaranga watunze ibintu watunze ntago wakabaye ukennye gutya kuki utareka inzoga ngo utangire ubuzima bushya nicyo bababwira no nindeka inzoga uzamara iki uzamara iki n'abantu bakugira inama singe pati uzamara iki ntacyo n'abantu bakugira inama singe we nuzinywa oya cyakoze hari umuvandimwe wangiriye inama aho mvuye gukora kwa mukobwa yitwa Nyabitanga hari umuvandimwe yamwe ati yaba muri Amerika yabwiye Nyabitanga na message yanyitse ati Kamananga ngiye muza ari umugabo kuva mu 2000 sinezi ko anywa n'inzoga atari kugerageza ariko inzoga gato yamugirira akamaro ubwo ngiye kugerageza mbe nziretsemo nk'umwaka umwe cyangwa 2 nkanga kuko wakomeretse wahe cyuwo kumuni gisebe Kisebeze cyaje na ryari mana ntabwo zigiye gisebe cyazi yakamana nawe ahanga cyaje dore n'ikindi hano neze cyagenze bite wakomeretse ute ubwo se umwaka wa Nyamabondo
wowe urakomereka ntunabimenye ntabwo nabimenya mani banibereye mu isi ya 9 ubwo rero ni ukuvuga ngo rero umuvandimwe rero Patrick uwo muntu muri Amerika yakubwiye ngo nureke inzoga zakugira umumaro ubu birakunaniye Patrick reka ngwire rero amagambo menshi sinyakunda ngiye kugusezerera ibiganiro twaje ntabwo mbikunda ntabwo biri ukundi vuga ibyo uvuga hakiri kare ndakubaza ibibazo bitatu yego ikibazo cya mbere yego amafaranga uvuze watunze yajyanywe n'iki n'abagore na Rayon Sport abagore na Rayon Sport Rayon Sport wayitakaje amafaranga n'iki ugereranyije hafi ya nka miliyoni 300 yego uyigura abakinnyi uyigira gute nyifasha iri Nyanza barayivanye yaragiye Nyanza wango ni Gasenyi hafi miliyoni 300 yego abagore bakurya miliyoni zingahe amagore bandiye nka miliyoni 200 ariko andasigaye ari mu mutungo yabo ko bari mu mutungo yabo no babaguraga ibintu nyine bari mu mutungo yabo n'abana babo hari ikintu se wigeze ukuramo kizima muri amafaranga watunze niyo munsi none gifite nakuyemo ubushuti bw'abantu kuko ndacyarya kubera ubushuti bw'abantu kubera bonagire neza bakugura inzoga ariko nawe nta n'ikindi bakugurira nyeze bangura iki ari amazu ndafite amazu urafite amazu ari ibyangombwa ndabifite ufite amazu wowe menshi cyane mfite ibyangombwa mfite irangamuntu perime mfite ibintu byose wanatunze imodoka ndanazicuruza ntabwo tukira ko by'ubukomisiyoneri ntabwo ari izawe kinewe na n'ubukomisiyoneri ariko mbasha kuhagura 100 byo kurya bivuze ko nta kibazo ufite rero ntabwo ukeneye abantu bagufasha wanyene ubufasha kubera ko urabona ufite amazu akodeshwa umuntu ucuruza inzu ucuruza amamodoka wa mugabo wenyene ubufasha kubera ko urabona impamvu nyene ubufasha agiye nyene kubona ka Primus nkakabura yego ndabeshya Petit Frere agiye nyene kuvuga ngo indangamirwa iransuye cyangwa indaya yego ikambwa ngo rami 10 nkasanga afite igihumbi ucagura indaya nise kumba muri geto yanjye urumva waba mu geto utarongora indaya maze kugura n'inyanga yawe wishyuye menshi ayishyanga ari ejo nawe 3 intwara telefone wayishyumba 3 intwara telefone ari ejo nawe 5 nayo irayitwara sio ko telefone buri munsi bayitwara buri munsi indaya bitakwibye umva yagukorera iki nese kuki utarika indaya ngaho mushiki wawe mushiki wawe usubire ku mugore wawe nawe ko ufite umugore abagore bose babaye babi uhitamo indaya yego ubu niwo ngo wayobotse inzira y'indaya yego naho utanene nabanzovu nabayaka nako yakaye nabivuyemo asigaye afite umugore ngaho nshakira ni umugore basi mve mu ndaya uramutse unoze kujya udasubirana n'uwo wawe kandi ndimo kugusezerera ikibazo cya mbere nakikoje cyane cy'amafaranga ihungabano ufite ubona warayitewe n'iki nayitewe n'abashiki bawe oya abarimo nzo cyako nayitewe iki ntabwo nayitewe na Respo nayitewe n'abagore bambabaje imfungwa nafunjwe n'umugore wanjye wa kabiri yitwa Charlotte amaze no kumumagara mwanya arambwira ngo agiye kurega kuri Ribu ya Jabana baramumagara bamagaza Tigo na Airtel ariko mpereje nsanga nta Ribu igira Airtel cyangwa Tigo bana warize mumagara iki ngo urumva ngo maze iminsi uvuga ngo ngiye ngo naragombeje ngo umugore wa kabiri ngo nagufungije ngo natanze ikirego muri Ribu none amayone mu Ribu ijwi ryari y'umugore none mu Ribu ndamubaza se muvandimwe icyo ni kirego bari kundega oya ngo twagira ngo ugende gake nukajya uvuga umugore neze uranginginga gute batanze ikirego wamaye itariki yo kwitaba nze none cyanze ejo kumbi bumva ni umuntu bari bapanze bicanye mu kabari kwacuza akabari kubera ko ababonye nahitinze atangira kunera ubwoba Dr Murangira urabyumva ngenda ndebere ikirego muri Jabana ndebere ko ari ikirego batanze nzitaba Ribu kuko Ribu ndayubaha ishinzwe umutekano w'igihugu ishinzwe ibintu byose bishoboka ariko abantu bajya batera abantu ubwoba ngo umuntu yitwa Ribu Ribu ya 07 baho Ribu ya 07 baho no kuvuga ngo ihungabana utinaritewe n'abagore yewe ngiye kujya kwitaba none kuri Ribu yego mbabwiye ni inomero zamagaye nizi ngenda bitabye yego ni cyo kibazo gihari kandi ntabwo ndanagezeyo nyacyonga ngiye kujyayo ujye kwitaba kuri Ribu yego nudataha ibiganiro nkora byose Patri ko wazi ibiganiro birenga miliyoni ariko se ndakora none se umumagaye ngo singaje muvuga no kukuvuga nishema ngewe uramutse uvuze buri munsi waba unyongera views kama ihungabana ufite usubona ryashira gute ryashira ko mu ngaru y'abagore banye nayo ifite 3300
na miliyari nari nunze. ubona byagaruka cyangwa murarota? Ashobora no kurota ku manywa cyangwa arota nijoro, ariko niwe mwaba mumaye dukeya nakwishima. Icyo cyari ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, Kamananga mu buzima bwawe hari intego ujya uvuga uti ngabate uyu munsi we nafite intego iyi we n'umunsi wanjye ejo uzameze gute? Ibyo ntibabigira? Intego mfite nuko yabejo bo nzi ko nzapfa. Uzapfa? Yego. Ziwe ni intego. Ni intego nyine, nteze numbajije. Intego yuko uzapfa. Nteze we ntuzapfa. Yose ni intego. Urambaje ngo intego. Intego ni nko kuvuga we na ngewe Kamananga. Intego ya mbere ni ukubona amahirwe ya kabiri. Yego. Mwongera ngatuma amafaranga y'intunzi. Yego. Ariko byakangwa nkanapfa. None se amahirwe ya kabiri ubona ukuri iki kujya uzayagereho? Ndi kuri social media ndo mu YouTube, ninjye mwatoye ngo mbayobore mu ba YouTube. Ubuyoboye aba YouTube. Nkuko nayoboye abasinzi namwe nzabayobora. Umusinzi aje kuyobora n'aba YouTuber. Yego. Ejo nakonye ku kibuga rero haje ute? Kibuga cyahe? Cyo muri Universe. Hariya naratumiye namuze Gayeri. Coach Gayeri? Yego. Yagutumiye dahari akonyemo. Ari Burayi yarambwiye ati ngwino ujye hariya. Coach Gayeri se muravugana? Ni inshuti yanjye. Ntabwo wabonaga mvugana nacingeje muse? Nabibonye. Bobo waramubonye? Namubonye mushyoma. Yego. Ariko Coach Gayeri ntabwo muvugana. Ntabwo mvugana nawe? Ntabwo muvugana. Narababwiye ngaho komeza wibeshyere. Coach Gayeri muravugana? We komeza wibeshyere. Yera kwa amafaranga se? Umutima wawe eza amafaranga nayatunze mbere yiwe. Ariko gumya wibeshyere. Wala baboye. Nese Bobo n'agatambo atamvugije. Yego. Nta n'umuzi washatse kunsora mu nzu bikanga. Baranze gusora wasinze nabi cyane. Baransoye? Oya. Itegeko ryavuraze? Oya. Uzahamenye rero. Ubwo ibigano byawe ndabirangije. Asante sana Kamana. None se abantu badukurikiye babasaba iki? Nabasaba inkunga y'ibitekerezo kuko ibitekerezo birakora, kandi nkabasaba kubana n'abantu bose amahoro, yaba bari Burayi, ba Pazo, ba Patrick Dubai, abari muri Yari, abari muri Amerika, ujye ukora ikintu cyo kubana n'abantu bose amahoro. Mwumvite abana 12 n'inshoreke n'abagore, ariko umunsi umwe nzi ko nzasinzira, ariko nzasinzira nsize umugani mwiza ku isi. Ntabwo nigeze mbana n'abantu nabi, nari navukiye ahantu habi muri Dobanda hano barya ibikoco bagira gute, ababajura ababaye interemwe baye ikibazo, ariko ngewe nzigendera wabariyo. Ni ukuvuga ngo umunsi napfa cyaje umuntu nkapfa, ariko muzamenya agaciro kanjye ariko mpfuye. N'ubu mbabwiza ukuri ni mu byemera. Ni ukuvuga ngo rero Coach Gayeri ndagusuhuje. Wumva upfuye ari biki ibintu bitatu wakwibukirwa? Ibintu bitatu nakwibukirwaho nuko naganizaga abantu neza, simbatera stress. Yego. Ikindi cya kabiri nuko nagiraga ineza. Ikindi cya gatatu nuko mfite abana nabyaye basiga bavuga ati papa yari umunyamujyi, yari umuri, yari umusitari. Nakwibukira abana bamari iki? Nta mwana wanjye n'umwe nagira icyo Mariya, bose ndabishyurira. Urabishyura se? Oya, nabazaga. Nta kibazo urabishyurira. Ubishyura ishuri. None se ari umwana wanjye uraza kwaka iposho? Oya. Ubwo rero turarangije. Muvandimwe abantu ngo mukore subscribe. Muvandimwe mukore kuri TV Patrick subscribe. None TV. Warayihinda ubwo yitwa None TV. Mukore subscribe kuri None TV. Mukore chance. Mukore subscribe kuri None TV. Kuri None TV. Mushininge mukande ugasaraba. Iyi TV nta politike tukina, ntabwo twinjira mu buzima bw'umuntu bwite. Iyi ni TV ikunzwe cyane, mwese muyumve mujye muyikurikirana. Banyita kapiteni w'abasinzi Isaac Kabananga. Ciao ciao. Asante sana mwakoze cyane kudukurikira gasubira ubutaha.